kukurota inzozi ejo mu gitondo bugaca zasohoye ubwo uri karosi nshobora kurota inzozi ejo mu gitondo rwose zigasohora nose ubwo ibyo sibyo bitiyerekwa wenda yerekwa biba bitandukanye kuko ngiye ndota nsinziriye gusa ariko iyerekwa ni umuntu we ashobora no kureba ikintu kandi muri kumwe cyangwa se muvugana kuri telefone akakibona ariko ngiye mbibona nsinziriye gusa. Izo nzozi ubona kandi zigahita zisohora ni iz'abantu buzi cya ushobora no kubona n'inzozi z'umuntu ukaba wabona uryamye gutya nyine ukabona isura y'umuntu utazi. Hari igihe mbona inzozi wenda zanje ku giti cyanje ariko hari n'igihe mbona inzozi z'abantu runaka kandi nabo bantu nkabibabwira nkumva nibyo bakambwira ati nibyo rwose. Abo ubusanzwe bazi mbasanzwe mbazi. Icyo ndi kubaza nkanjye nibwo bwa mbere twabonanye akaba ari nk'izo wabonye ukabona ishusho yanjye n'urugero twahita tubana ukazingira ariko narose bimeze gutya na gutya. Nabyo bishobora kubaho nkabona nk'umuntu runaka nazahura nawe nibuka icyo namurose ariko watanze nanjye namuzi. Yego ntabwo ujyubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubeshya. Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ubwiye reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abaye mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu naje kureba uyu mukozi w'Imana ugira ngo twiganirire. Reka ngushimire wakanze subscribe nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Yego nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Yego abari mu majyepfo mu majyaruguru burengerazuba burasirazuba abari muri Aziya Oceania Uburayi Amerika mwese mbahaye ikaze nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde turi kumwe n'umukozi w'Imana imbere ya kamera reka tumusaba twibwire. Banyita Musabyimana Patrick ndumugabo umugore n'umwana umwe Imana iduhana umugisha. Yego Musabyimana Patrick ni umupapa ufite umugore n'umwana umwe. Yego reka ugira ngo dutangire neza ikiganiro ubanze dushyira imbere y'Imana. Uri Imana ishobora byose giti cy'inganzamarumbo twabonye ko iyo wageze mu mirima irera iyo wageze databuje wo mu ijuru mu bantu bawe ibintu biramenyekana izina ryawe nirishimwe. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo iyo wageze mu karitsiye ngo ndetse n'agashishi ko munsi y'urutare karabimenya izina ryawe nirishimwe. Aka kanya kanone hatwishinganishije mu biganza byawe kugira ngo icyubahiro cyawe gishirwe hejuru. Aka kanya kanone hatwishinganishije mu mbaraga zawe kugira ngo ubutware bwawe bumanuke ku bitugu byacu kubera ko ushoboye byose. Ngaho manukira kutugirira neza ndetse no kubana natwe uko tugiye gutangira reka dutangirane nawe kandi dusozanye nawe kubera kuri byose kubera kuri data wa twese izina ryawe nirishirwe hejuru. Nzi neza yuko ushoboye byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Ngaho reka izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Reka data buja icyubahiro cyawe aba ari cyo kiganza ku buzima n'imibereho byacu kubera kuri data wa twese. Reka ibyo turavuga byose tubivuge tubibwirijwe nawe. Tangirana natwe kandi usozane natwe ni mu izina rya data twese uri mu ijuru n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Yego Patrick tuguhaye ikaze kuri Concord TV show urisangane karibu. Murakoze cyane Imana ibampera umugisha. Yego iyi ni channel inyuraho ijambo ry'Imana ijambo ry'isanamitima niyo mpamvu akenshi twakiriye umuntu twakira abakristo n'abapagani tujya twakira. Yego ndakubaza Patrick wakiriye agakiza ryari? Nakiriye agakiza muri 2018 ubwo kamaranye imyaka 7. Yego nabatijwe mu mazi menshi. Yego 2018. Niki ubona kwakira agakiza byarakugejejeho
bitandukanye nuko mbere wari umeze utarakakira. Iyo wakiriye agakiza hari byinshi uvamo bitari biri byiza, cyangwa se hari ingeso uhindura ku buzima zihinduka ku buzima bwawe. Yego. Kandi iyo wakiriye agakiza mbega ugira urukundo muri wowe, ukabana n'abantu mu mahoro. Ariko iyo nta gakiza ufite uhora nyine Imana nayo ubwayo irakurambirwa. Yego. Nta kintu wakora gutarakizwa ubu ukaba ubona abantu bagikora ukavuga uti Imana warakoze wankuye kure pe ntuhabwe icyubahiro. Ntago cyabura iyo umuntu atarakira agakiza agendera mu kigare. Iyo umuntu atarakira agakiza afata ibyo adahawe. Iyo umuntu atarakira agakiza agira amatiku ndetse n'amahane. Ubwo rubwo bwose n'ububata bw'ibyaha Imana iba yaragiye itubaturamo. Twamara kuwakira agakiza noneho tukaba abana b'Imana, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yego. Iyo twakiriye umuntu tumubaza impano afite, ko nyuma yo kwakira agakiza akenshi hari impano umuntu aba yarahawe. Wowe impano wiyumvamo nizihe Imana yaguhaye? Imana yamaye impano zigiye zitandukanye. Impano ya mbere yampaye niyo kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse no guhamya mu bandi ibyo yankoreye. Impano ya kabiri nuko nshobora kukurotaho inzozi ejo mu gitondo bugaca zasohoye. Ubwo uri karosi. Nshobora kurota inzozi ejo mu gitondo rwose zigasohora. Nose ubwo ibyo sibyo bitiyerekwa? Wenda yerekwa biba bitandukanye kuko ngiye ndota nsinziriye gusa, ariko iyerekwa ni umuntu we ashobora no kureba ikintu kandi muri kumwe, cyangwa se muvugana kuri telefone akakibona, ariko ngiye mbibona nsinziriye gusa. Njyamye mbega muri makeya nkuko nyine Imana yanjyana ahandi hantu mu yindi si, ariko nyine uko byagenda kose urumva naryo ni nkiyerekwa, ariko ryo riza ntago riza nyine kimwe n'umuhanuzi wenda wabona wenda nk'urupapuro runaka cyangwa se akabona ibaruwa ya runaka. Je ntago byaza nasinziriye, biza nsinziriye gusa. None se izo nzozi ubona kandi zigahita zisohora ni iz'abantu buzi, cya ushobora no kubona n'inzozi z'umuntu ukaba wabona uryamye gutya nyine ukabona isura y'umuntu utazi. Hari igihe mbona inzozi wenda zanje ku giti cyanje, ariko hari n'igihe mbona inzozi z'abantu runaka kandi nabo bantu nkabibabwira nkumva nibyo, bakambwira ati nibyo rwose. Abo ubusanzwe ubazi? Mbasanzwe mbazi. Icyo ndi kubaza nkanjye nibwo bwa mbere twabonanye, akaba ari nk'izo wabonye ukabona ishusho yanjye n'urugero twahita tubana ukazingira ariko narose bimeze gutya na gutya. Nabyo bishobora kubaho, nkabona nk'umuntu runaka nazahura nawe nibuka icyo namurose ariko watanze nanjye namuzi. Yego. Birashoboka cyane. Iyo ni impano nziza. Iyindi ndakeka ari izo. Iyindi yonyine ni ibisanzwe n'ubundi wenda nk'izo kuririmba. Yego. Kuko burya iyo usengaga ugira impano zigiye zitandukanye. Hari iz'Imana iguha ariko hari n'izo nawe wigana. Yego. Kubera nk'izo kuririmba burya benshi ntabwo aba ari impano zabo, ariko kubera nyine gukora umurimo tukavuga ati reka nazo tugire ute tuzikore, kuko impano zose ziruzuzanya. Yego. Iyo kubwiriza rero yikoresha ni karibu iminota ushaka. Yego. Mbere yuko ngira icyo nabwira abankurikiye bose, ngiye kubanza nanone nsenge nishinganisha mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo umwami Imana ame imbaraga zo kugira ngo iri jambo risakare mu isi hose, iri jambo rigere ku bantu benshi bagiye batandukanye, iri jambo ryabasha guhumuriza ab'imitima ibabaye, iri jambo ryabasha gukiza abarwayi bamaze igihe ku kidendezi, iri jambo ryabasha guhindura ibyanze guhinduka, iri jambo ryabasha gukuraho imisozi miremire ku buzima bw'abantu benshi batandukanye, iri jambo ryabasha guhindura ibyanze guhinduka, iri jambo asa n'ingo zigiye gusenyuka, kubera ko ijambo ni ijambo, kandi ijambo ni irya nyiri ijambo ni irya nyiri ibihe. Mana nziza, Mana ikomeye, ndagushimiye. Dore ngiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe, ngiye guhagarara imbere y'abantu batandukanye, abanzi n'abatanzi bose bagiye kundeba, ariko ndagira ngo umereze imbaraga ziturutse iwawe, ndagira ngo umereze imbaraga ziturutse iwawe mu ijuru, kubera ko ushoboye byose. Izina ryawe nirishimwe cyane. Dore data buje wo mu ijuru, mbere na mbere mbanjije kugira ngo nasame wivugire, mvuge amagambo mbwirijwe nawe, nimvuga ibyo nitekerereje ahubwo mvuge mbwirijwe nawe. Izina ryawe nirishimwe cyane.
uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza, uri Imana isezeranye igasohoza, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana twizeye kandi twiringiye, uri Imana ya yindi ikora databuja wo mu ijuru itabanjije kubaza abaturanyi, ya Mana ikora itabanjije kubaza abantu runaka, ya Mana ikora itabanjije kubaza ababyeyi n'imiryango. Iyo niyo Mana tugiye kuvuga muri aka kanya, iyo niyo Mana tugiye kwamamaza muri aya masaha kugira ngo bimenyekane. Yewe waba ufite ikibazo cy'uburwayi, yewe waba ufite ikibazo cyabaye karande, waba ufite ikibazo cy'amadeni, waba ufite ikibazo kibyigize karabutaka ku buzima bwawe, ariko aka kanya kanonaha tugiye kumva icyo Imana itubwira, tugiye kumva ijwi ry'Uwiteka, tugiye kumva guhumurizwa k'Uwiteka, tugiye kumva icyo umwami Imana adushaka muri aya masaha. Ngagomeza ubane natwe kuko uri Uwiteka, ngagomeza utugire neza kuko uri byose. Ni mu izina rya Data twese uri mu ijuru n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ibice 55 ku murongo waho wa mbere. Haranditswe ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Tugiye kumanuka ku murongo waho wa 9, haravuga ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo yemwe abafite inyota, ngo nimuze hano ku kidendezi, umwami w'abami yabasha kubahereza ibyo mukeneye. Ngo yemwe abafite inzara, ngo nimuze, ngo kandi mudafite n'ifeza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana yaduhereye ubuntu, Imana nta biguzi yigeze idusaba. Imana icyo yadusabye ni ugukiranuka gusa, ibindi byose ikabidukorera nta kiguzi, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo nk'uko ijuru risumba isi, ngo niko inzira zanjye zisumba izanyu. Amena. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo nk'uko ijuru risumba isi, hari igihe wewe wabona nta nzira, hari igihe waba umaranye uburwayi igihe kirekire, hari igihe waba umaranye ideni igihe kirekire, ariko aka kanya kanonaha Imana iratubwiye ngo nk'uko inzira z'Uwiteka zisumba ijuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo nk'uko ijuru risumba isi, ngo niko inzira zanjye zisumba izanyu. Ntabwo twebwe twakwinjira inzira bikanga, twebwe twashakisha hirya no hino bikanga, ariko tumaze kumenya neza yuko Imana ifite inzira ngo zisumba izacu. Niyo mpamvu turi kugira ngo ice inzira ku burwayi bwabaye karande ku buzima bwacu, ku madeni yabaye menshi ku buzima bwacu. Abantu benshi babuze inzira, urareba ukavuga ati ngewe nzava mu ikode bigenze bite, ariko aka kanya kanona ndakubwiza ukuri yuko Imana ifite inzira zisumba izacu. Icyo usabwa ni ukwizera guhamye. Iri jambo ni gusoma rifite ingingo ivuga ngo kwizera guhamye, kwizera kugira umumaro. Kwizera Imana bitandukanye no kwizera umwana w'umuntu, kwizera Imana bitandukanye no kwizera ababyeyi bawe, kwizera Imana bitandukanye no kwizera ibigirwamana, kubera ko iyo wizeye Imana ikugirira neza, kandi iyo wizeye Imana igutandukanya n'ibitagira umumaro, kandi igaca inzira naho zidacibwa. Izina ry'Uwiteka nirishimwe cyane. Tugiye gusoma irindi jambo ry'Imana riboneka, tugiye gusoma irindi jambo ry'Imana riboneka muri Petero wa mbere ibice 2 ku murongo waho wa 2. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Petero wa mbere ibice 2 ku murongo waho wa mbere, haravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya burya n'ishari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze
kugakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo nuko mwiyambure igomwa, mwiyambure imyambaro mibi, mwiyambure imyambaro y'ubushambagara, mwiyambure gukiranirwa kose, ngo ahubwo ngo mwizere ngo ryabuye ryanzwe n'abubatsi, ngo kandi ku Mana ngo ariryo ryabaye irikomeza imfuruka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mu muryango wawe uvukiramo abantu bakakwanga, wavukira muri karitsiye abaturanyi bakakurwanya, ariko ngo ibuye abubatsi banze ngo ariryo ryabaye irikomeza imfuruka. Aka kanya ka none aha nawe hari igihe waba uri guhirwa n'abantu batandukanye, hari igihe waba uri guhirwa databuja n'abantu batandukanye mu ikaritsiye utuyemo, ariko tumaze kumenya neza yuko ibuye abubatsi banze ari ryo ryabaye irikomeza imfuruka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngewe namenye neza yuko Imana ihindura ibihe, kandi iyo wizeye Imana nta kure itakuvana, nta na kure habaho itakugeza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo nimwegere, ngo nimumwegere, ngo niwe buye rizima. Waba ufite ikibazo cy'uburwayi, egera Yesu, ngo niwe buye rizima. Waba ufite ikigeragezo cy'ubukene, mwegere, niwe buye rizima. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari igihe umugenzi wawe yakwanga, nyamaze uri uw'igiciro kirekire ku Mana. Hari igihe abantu bagutererana, nyamaze ari wowe ubafitiye byinshi bitandukanye kuri wowe. Waba umuhanuzi bakakurwanya, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta muhanuzi wabo ngo ariko yageze mu mahanga aremerwa cyane. Niyo mpamvu wowe uri guhanura abantu bakagupinga, wowe uri guhanura abantu bakakwanga, nyamaze uri ibuye rikomeza imfuruka. Nzi neza yuko Imana yagutoranije, kandi watoranijwe n'Uwiteka. Nimwakira ijambo ry'Uwiteka. Imana ibaha umugisha. Yego, Imana ishimwe. Nge nakwise Karosi bitewe nuko nyine urota inzozi zigasohora. Imana y'amahoro niguhe, Imana y'amahoro niguhe umugisha. Imana ishimwe. Yego, tuganye ku musozo. Hari waba wakenera kuba yaguhamagara, ugiye kuduha nimero yawe, wakenera kuba mwaganira, ni karibu. Ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 0786645689. Yego. Nimero guhamagaraho bisanzwe ni 0791719 954 0791719 954. Imana ibaha umugisha. Yego, kadusoze n'isengesho, ni karibu dusengere. Mana, turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza. Waravuze ngo kubwo kwizera kwacu tuzategeka, ngo ndetse nitumara gutegeka tuzasengera abarwayi bakire. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri nsengera abantu bagiye batandukanye kandi bagakira. Izina ryawe nirishimwe. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri wankoresheje iby'ubutwari, nanjye nkabona kuri Imana. Ab'imitima ibabaye narabahumurije, ab'ingo zigiye guhirima ndongera ndabahuza. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Niyo mpamvu muri aka kanya nguhamagaye kugira ngo ugenderere abagore ndetse n'abagabo, abakobwa n'abasore, nubirengagize kuko uri Imana. Abana batoya nabo ubagenderere, ugenderere buri muntu umwe wese ukwizeye ko ukiza. Umugenderere nk'uko ijambo ryawe ritubwiye. Uri karuhura, uratabara. Kandi tumaze kumenya neza yuko ryabuye banze ari ryo ryabaye rikomeza imfuruka. Niyo mpamvu aka kanya ka none buri umwe wese umugenderere, umuhindure icyaremwe gisha. Umugirire neza, yaba ugutabaza arwaye, yaba ugutabaza afite
ibibazo bitandukanye, njyewe ndamusengeye muri aka kanya mpagaze mu mbaraga zawe, mpagaze mu butware bwawe, nanjye nkandagiye inzoka na sikoropiya byagenze ku buzima bwiwe, kugira ngo umugirire neza, kugira ngo umukorere databuja wo mu ijuru itandukaniro n'iry'abana b'abantu, kugira ngo umukorere ibyamunaniye gukorwa, kugira ngo bya bindi byabaye karabutaka ku buzima bwiwe ubirangize, kubera ko ushoboye byose. Yaba afite amadeni muri banki wayamwishurira, yaba arwaye uburwayi burebure wamukiza, kubera ko uri Imana. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kizagaragaza ko burimo Mwuka Wera, ngo muzasengera abarwayi bakire, ngo kandi ngo databuja ngo abafite ibibazo na muzabahumuriza, ngo muzababwira ijambo ryo kubomora n'inkovu, ngo kuko ngo muzaba murimo Mwuka Wera w'Uwiteka. Aka kanya ka none aha natwe turasenze ngo ukize abarwayi, turasenze ngo ugaburire abashonji, turasenze ngo urengere abarenganura, abari mu nzu z'imbohe ubabohore, kubera ko ushoboye byose. Ntagomeza ubane natwe, ni kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ni mu izina rya Data twese uri mu ijuru. Amen.